guhishurira nugira umugisha wo kuri watu ambao wanafunzwa kwesa. Ndio wamenya kuwa. Haleluya. Ndio wamenya kuwa. Kani mirani. Ndio wabuye na profesor Lisa. Anaikuishi sana. Mtabini mitatu. Usumenya. Kamenya na. Kamenya na. Yes. Barange, emisindano ndikore kandi wowe DJ tugomba kuneza. Hari abantu bagomba kuneza. Bakaje cyane wa mbere ni DJ. Wa kabiri mu ngero soga. Musawo. Musawo. Mutuke kwa haleluya. Itanga. Kile muri bisango. Tubashe utungiki. Hari umutunga. Akisakura account. Kuri mu bakasha. Kuri tigo cash. Mpesa. Akayishira. Akakikuza umuntu. Ari kizogezo.
cyatumye Isirayeli baje mu nyage imyaka 400 ubuzima bwoko bazakora amaraso ubuzima bwoko batuma n'urushi kiri Rwanda barafunga n'utafunga hana natoke n'ukufunga yatukuye mu mwaka yafungiye witwa ne Ibrahim n'urwandiko rwande Pawulo yagiye ko n'uteretse sizakufunga uzaba munsi yawe ariko n'ufunga izizabasha isi ishaka inzu ishaka abantu ishaka abantu ishaka abantu mugira indikera kuta vumba usitwa gusa uko witwa ariko sikizabasha impamvu natumiye mwenda kutonikana atiyo ivyo vumba ijuru n'akandi nako kwawe nako kinamo unyuma isizo nako kizabera mu kwera isizo ni abakumba bintu juruwe abafite amaboko bazamu ndamubwiza mwene wanyu umubwire ngo se hari akazi ufite mu mazi wese ufite akazi mutafagise izo mbaraga mufite n'imbaraga ahumugere ufite n'amaguru ufite ukaza cyangwa abafite akazi bagiye kuhingirana abateka amafite wowe ingo abantu bajya nuko kera ko batajyaga ariko abantu bose bavumbuye ijuru It's
akavuga ngo azanyambaza nanjye mwitane. Zaburi 90 no kuri 11. Utwishimisha ibyishimo bingana n'ibisi watubabarije. Simple basi. Yari yibutse ko Iburahimu yasinziriye kubi cyane bituma Imana ibajana. Noneho umusaza musenga abwira Imana utunezeze iminsi ingana niyo watubabarije. Uwo ni umunyabwenge uzumenya gutekereza, azareba igicaniro cya kera n'igihe cyari gifite imbaraga cyangwa cyari gipfuye, hanyuma akamenya ukuntu agomba gupronosa isengesho muri ta preza. Mbahaye ubwenge timuburira amashuri, kandi ubu bwenge narabuvumbuje urabumva. Naje kubabwira ngo nimutunge umutima w'ubwenge. Ngiye kurangiriza amaraga Yakobo iki cyane umurongo wa 5 bavuze ngo yama yikorera asange Imana amubwire ngo nzirabe yokera ndiderere Yesu iyo haleluya. No kuri gatatu kucyuya kare aravuga ngo ubwenge kandi burabona de udengina tuwa n'ubwenge bicisha mu ubwenge n'utunsi asa uzutugu ngabone Imana nizibizita abazi icyongereza cyinshi ibizita ababishuriwe basuwe yishimana cyane igiye kurangiza tena igiye kurangiza iraje kandi Imana nayibise
ibyo abantu bishuka genda ushake basubira ikimenya nimba birivuga ngo umusego udasiba fungura niyo pasiba nibivuga ngo nzakumisha amaboko reka kuryama ngo ugeze saa uri gito cyane ubundi kubinda yawe itaravuye mama wakakutunga mu nda amezi 9 bakakwigisha ukabuze icyongereza ukabuze n'igifaransa n'ikinyarwanda uzi no kujandika ukananirwa gukora poroshe wananirwa ukananirwa no kuja gukonesha intebe ngo uhingire ntabwiye gutunze umuti abagenda nasi muri hoteli zose bakeneye imbuto kandi igihugu cyacu cy'u Rwanda cyakira abashyitsi benshi kandi muri abo bose baza n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bafite apeti so nutubwira ko nta kazi ufite ikibazo imbaraga ufite
bazabashiramo amato ayandi akamuri ayandi ibirizo bayashira mu baturage bakabakura urebe ingovu akamakura amatwi y'ingovu akamakura gusa yere bakamakura